Eh, Nizere ko mumeze neza bakunzi bakomeje kudukurikirana ku Mahumbezi TV. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyiza kivuga ubwoko bw'amabizu. Ubwoko bw'amabizu. Ntarakomeza rero ku kiganiro cyacu, mbibutse abashyashya gukana subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza nta kibazo. Kandi nkomeje gushimira comment zanyu ziradufasha cyane kuko tumenya ibibazo muba mufite kugira ngo tubibasubize, kandi bitubera byiza cyane. Mbibutsa gukanda share na like kugira ngo mukore amashare ku zindi social medias muba mukoresha, ibintu birushaho kugenda neza. Uyu munsi rero nabateguriye ubwoko bw'amabizu, cyangwa se ahantu ushobora gusoma umuntu n'ikintu mu by'ukuri biba bisobanuye. Akenshi muri sosiyete usanga abantu basomana batazi ikintu bisobanuye, cyangwa se mu by'ukuri ugasanga hari umuntu uzi ubwoko bw'icyo kintu ashatse kukubwira biciye muri bizu, ariko wowe utabyizi. Rero bikaba ikibazo, we akaba azi message akubwiye ariko wowe ukaba nta kintu ubiziho, nabyo rero bikaba ikibazo. Uyu munsi rero nabiguteguriye kugira ngo umuntu najya agukorera igikorwa cyo gusoma ahantu runaka ujye umenya ikintu ashatse kukubwira cyangwa se nicyo bisobanuye. Ahantu hambere rero nakubwira umuntu yagusoma n'ikintu bisobanuye ni gusoma ku kuboko. Umuntu yagusomye ku kuboko, akenshi murabona abantu bakunze kubikora, umuntu akagusoma ku kuboko, ni igikorwa cyo cyerekana ko agushimiye ku kintu waramukoreye. Cyangwa se ngikomeza rero nabone ahandi hantu nkibabwira, ahandi hantu umuntu ushaka gusoma akaba akweretse message runaka cyangwa se ashatse kubwira ikintu, kuko burya bino bintu biba byiza cyane iyo ubimenye, kuko hari abantu benshi aba yumva ko, tuvuga urugero, hari umukobwa ushobora guhura n'umuhungu uri civilize, akaba yagukorera igikorwa, akaba yagusoma ahantu ashatse kubwira ikintu azi ko neza nawe ukizi, agasanga ntacyo uzi, nawe ukumva isoni zo kuba wamubwira ati kino kintu sheri ntabwo nkizi, ntabwo nzi gutya na gutya. Ariko burya biba byiza iyo nawe nka bino bintu ubikurikiye ukumva neza ki ahantu ndetse na message yaho nicyo washatse gusobanura, biba ari ibintu byiza cyane. Ahandi hantu nanone nakubwira rero ni ku bwanwa, cyangwa se ku kananwa. Iyo umuntu asomye ashatse kukwereka ko muri uwo mwanya murimo cyangwa se aho hantu muri ashatse kuba yakorana imibonano mpuzabitsina nawe abishatse. Hari ukuntu umuntu ashaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko akaba atabibwira umuntu, agakoresha geste yo gukora ku bwanwa cyangwa se mu bwanwa, niba ko uri umugabo akagusoma. Rero iyo n'indi geste yerekana ko umuntu mu mwanya murimo, muri uwo mwanya ashatse kuba yakorana imibonano mpuzabitsina nawe. Ahandi hantu nanone ni ku mucondo naho none iyo umuntu ahasomye ni handi uzasanga nabyo biri mu bitegura imibonano mpuzabitsina. Iyo umuntu ahagusomye nabyo bitegura imibonano mpuzabitsina. Rero byerekana ko nabwo abashatse kuba yakorana byihuse, akaba yakorana nawe imibonano mpuzabitsina, kuko abashatse kwereka ko muri we ubushyuhe mu mubiri bwazamutse, kuko nawe wahita nyine ubimenya ko ashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Burya ni byiza cyane kuba wamenya ibintu nk'ibi ngibi, ukamenya message umuntu washatse kukwereka, kuko hari abantu benshi bicanga ugasanga umuntu azi ko ukakuza agasanga sikakuzi kuko yarazi ko ubisobanukiwe. Rero biba byiza cyane iyo umenye ibiganiro, iyo ukurikiranye ikiganiro nk'iki ngiki ukamenya uburyo wabyitwaramo, kandi ukagenda umenyaho n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buzima. Rero mbashimiye mwebwe mwakomeje kunkurikirana mugakurikirana ibiganiro byanjye. Nizere ko mukuyemo ikintu kizima muri iki kiganiro, kandi nizere ko mwigiye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba umuntu yagusomaga ahantu ukabona ntabyo uzi, ukumva biragucanze, aha hantu maze kukubwira nibwo busobanuro rero bw'umuntu. Niba aguhaye message runaka, ni byiza ko uhita umenya message aguhaye. Ahantu rero maze kukubwira niho umuntu agusoma, ndetse n'ikintu biba bisobanuye nibyo maze kukubwira. Murakoze, bye bye, mwari kumwe nanjye mupenzi. Ibyo bintu rero biba bivuze ko uwo muntu ashaka kugushimira mu buryo ubwo aribwo bwose. Umuntu ashatse kugushimira yagusoma ku kuboko. Ku kuboko mvuga ni ku kuboko hano,
niho umuntu agusoma agashaka akwerekana ko akenshi mukunze kubibona. Rero hari igihe ushobora gukorera igikorwa runaka umuntu akaza akagusoma, ugatekereza ko ari ibindi bintu, kandi mu by'ukuri uwo muntu abagushimira ku kintu wamukoreye, cyangwa se umubano wanyu hagati yanyu ukuntu uba umeze, akumva arakwishimiye ashaka kugushimira. Ni ubwo buryo ki ashobora kubigenzamo, nicyo bisobanura. Ahandi hantu nanone umuntu ashobora gusoma n'icyo bisobanura ni ku itama. Kwitama umuntu yahagusomye biba bishatse kuvuga ko ari inshuti yawe bisanzwe, inshuti mu buzima busanzwe, akagusoma ku itama. Ni ikintu nanone cyerekana ubucuti busanzwe. Hari umuntu uzaza akagusoma aho hantu, wo mu by'ukuri ntabwo wari uzi ikintu bisobanuye, ariko ni icyo ngicyo aba ari inshuti yawe isanzwe, nicyo byerekana ubucuti bwawe busanzwe. Noneho ikindi, hari umusaza akagusoma ku munwa, abenshi bakunda kwita kuri central, ku munwa agahita akuraho, by'ako kanya agahita akuraho ku munwa. Uwo muntu ashaka kugaragaza ko agukunze. Hari n'umuntu uzaza akabikora mu by'ukuri, ariko wowe ugomba kumusubiza, cyangwa se ashaka kureba niba nawe koko mu by'ukuri umukunda. Hari abantu benshi ugasanga umuntu akunda umuntu ariko yabuze uburyo ki yayimubwira. Abantu rero bazi ubusobanuro bwa bizo, hari igihe umuntu aza kugusoma aho ngaho aricyo kintu cyonyine ashaka kukubwira, ariko wowe ntumenye ko ariyo message ashaka kuguhereza. Ariko niyo ngiyo, umuntu nagusoma ku munwa, niyo yahita agenda uzavuga ati uriya muntu ashatse kumbwira ko ankunda. Ni ubwo busobanuro. Ahandi hantu ni ku mpanga. Akenshi muzabona ababyeyi bakunze kubasoma abana babo. Tuvuge niba umwana agiye ku ishuri, cyangwa se umwana agiye nk'ahandi hantu, agiye gutandukana n'umubyeyi we. Ku mpanga ni ahantu herekana ko umuntu umuzirikana kandi umuhangayikiye kandi umutekereza, ari mu ntekerezo zawe. Ababyeyi benshi bakunda kubikorera, rero bakunda kubikorera abana babo. Umuntu buryo uzagusoma ku mpanga azaba akwitayeho, aguhangayikira kandi uri mu ntekerezo ze. Uwo ni umuntu ukomeye cyane. Iyo umuntu agusomye aho ngaho ku mpanga, nicyo kintu aba ashaka kugaragaza, niyo message aba ashaka kuguhereza, ko aguhangayikiye kandi ko agutekerezaho. Ahandi hantu nanone rero umuntu ashobora kugusoma bikerekana iyindi sinye, ku munwa, tira langue. Iyo ngiyo ikorwa n'abantu bakundana, ikorwa n'abantu bari mu rukundo, kandi akenshi usanga muri sosiyete ntabwo ikunda gukorerwa ahantu hari public, ahantu hari abantu benshi cyane ntabwo bikunda. Abantu benshi bayikora ahantu hishe, niho bayikorera, kandi ugasanga ni abantu bari mu rukundo mu by'ukuri. Iyo ngiyo ntabwo ishobora gukorwa n'abantu batari mu rukundo. Abantu bari mu rukundo nibo bahana tira langue, kandi iyo ngiyo ni ikintu kimwe mu bibanziriza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Abantu benshi bakunze kuyikora, kuko iyo uyikoze n'umuntu akenshi umubiri wawe utawumva uhindutse, ugahita wumva n'ibindi bintu bibaye. Rero ugasanga iyo ngiyo ikunze gukora n'abantu bakundana, kandi bigakorwa bagiye muri cya gikorwa, muri wa mwanya wo kwitegura, nk'uko twebabwiye ko wundi ubanza kwitegura. Muri wa mwanya wo kwitegura akenshi niho bakunze gukorera tira langue, kuryana iminwa, gusomana mugatindana, kandi bikorwa n'abantu bakundana. Ahandi hantu none rero nakubwira abantu basomana n'icyo biba bisobanuye, message bashaka gutanga, ni ku gutwi. Iyo umuntu agusomye ku gutwi, abenshi hari n'igihe bakoresha ururimi ku gutwi. Bibasobanuye nanone ko umuntu agukunda kandi akwifuza. Wowe rero niba umuntu ashaka gusoma ku gutwi, ugomba uko bisa kose abategereje igisubizo uri umuhereza, kuko bakubwiye ko agukunda kandi akwifuza. Abenshi rero babikora ategereje, ukabona umuntu nta kindi kintu muvugana, ntabwo ari umukunzi wawe, ariko agusomye aho ngaho aba ashatse kugaragaza ko yagukunze kandi akwifuza, aba akeneye n'igisubizo. Ni byiza rero ko umuntu agusoma nawe ukaba uzi igisobanuro, cyangwa se ukaba uzi message ashatse kuguha. Nibyo byiza cyane. Ahandi hantu rero nanone nakubwira abantu basomana ni mu ijosi.